Muri uyu mwanya tugiye kubereka website ishobora gufasha umunyeshuri yaba ari uwiga amategeko y'umuhanda ndetse umunyeshuri wiga amashuri asanzwe. Wakwibaza ngo iyi website ni iyihe? Iyi website cyangwa se kwibaza ngo ikora gute? Iyi website ni website yitwa Teacher Isaac. Kuno uyinjiramo uraza kujya kuri Google cyangwa izindi browser izo zose, noneho ukakora kuri search, noneho umara kujya kuri search ukandikamo n'ubundi izina ry'iyo website yitwa Teacher Isaac. Niyo maze kujya kuri Teacher Isaac ni ukuvuga ngo tuzahemeza hano hasi, ntabwo wemeza hejuru, wemeza hano hasi. Noneho nurangiza kuhemeza ubona ko bimaze gufunguka bimeze gutya. Icyo urakora nta kindi, ni ukuvuga ngo urahita nimba turakora registration uraza hano handitse register wiyandikishe. Iyo nurangiza kwiyandikisha ushobora kwiyandikisha uri nk'umunyeshuri cyangwa se ukiyandikisha as teacher. Ugitegura abanyeshuri bawe basange ari ibintu uzahariho ibibazo cyangwa se hariho note usigiyeho. Noneho wenda tuvure nk'umunyeshuri uraje ugiye gukora, urabona ko hano handitse enroll course. Enroll nuvuga ngo urabanza wiyandikishe, nuvuga ngo hano urabanza wiyandikishe. Wenda tuvuye urabona aya masomo hari amategeko y'umuhanda, hari ako byose tubikora kimwe. Ubona ko hari ibintu byinshi cyane, ndetse ikindi nabibutsa iyo ugeze hano ushobora gusanga wenda nk'isomo ushaka ritarimo, nubwo tutashyira amasomo yose ko tubikora dushyizeho imbaraga kugira ngo yita amasomo yose abe yagezemo. Ushobora gushyira amasomo yose, ushobora kuza hano kuri browse all courses, ino gahita haza andi masomo ari hasi. Okay, hano dukomeze nkwereke ukuntu wabigenza. Uramutse ariko bwa mbere urahita uza hano kuri enroll, umva warangije gukora registration, urahita uza kwiyandikishe ku isomo. Umva buri somo ryose ugomba kubanza kuriyandikishaho. Iyo numara kuyiyandikishaho usiye ko hariho n'amasomo wenda ateguye mu buryo bitangwa kugira ngo ukore enroll. Uraza hano ukande kuri enroll. Numara gukora kuri enroll urabona ko bakubajije username or email, nubwo uraza ubishyiremo ndetse na password. Reka nawe mbishyiremo murebe ukuntu biba bimeze. Bishyiramo email cyangwa ushyiremo username. Urabona hano maze kubishyiramo ni ibi ngibi. Username yanjye ni 57 n'umubare nashyizeho hano, nashyizeho na password. Nuva hano iyo hageze utarakora registration ubundi ushatse waza kwa registration, then urahita ukanda hano kuri sign in. Tugereze gatoya. Okay, urabona ko isomo ryacu tumaze kuryinjiraho, banemerewe gukomeza nkaryinjiraho. Noneho ya kwiga, nimara kwiga ndasanga banteguriye na quiz yikosora ibiriho, ndetse hariho n'indi myitozo. Reka nkore hano nkomeze kuri continue learning. Nkoreta nkanda hano, urabona ko bimaze gufunguka. Hano ndahita nza hano turi hano, ninza hano. Urabona ko harimo unit ya mbere gusa niyo imaze kujyamo, gusa tukabona nk'ugiye ko mu gihe gitoya amasomo yose arabanje kugeramo. Hano tutangiye turebe kuri unit ya mbere ibintu biriho. Unit ya mbere ishimye mu wa gatatu. Unit ya mbere yitwa carbon and its inorganic compound. Hano ni key unit competence. Urabona ko na teacher bifashisha harimo za key competence ya learning objective, intego, harimo ibyo tugomba kuziga muri iyi unit yo byose. Tugatangira isomo rya mbere ryitwa allotropic forms of carbon, the physical properties and uses. Ubundi bahita baduha intego z'iri somo. Urabona ko teacher ashatse yanayifasha ari kwigisha ari guprojecta. Hano babanza batusobanurira allotrope cyari cyo, tumanuke zose ni note. Gusa nabibutsa ko hano habamo n'amavideo nk'urugero nka hano. Nuzi ko kuri hano kuri click here to watch
video. Hano uri tubona video ijyanye n'iri somo. Dukomeje hano hasi hariho lesson summary shamake y'iri somo ndetse hariho na homework. Neneho hano nubwo wenda hari akandi kantu nashyiraho kunzashyiraho na ibyo dushaka kwifashisha twakoresha teachers guide, ubanza yishyiraho kugeza yahita kana gutya gahita yigeraho. Hano ni makanda ubu ngubu leta haza quiz yikosora automatic quiz. Iyo leta izarona ko ihisiza quiz number 1 niyo leta nkanda no kuri start. Urabona ko iyi quiz batwiye ko ni ibibazo 11 turekora mu gihe cy'isaha imwe, twemerewe gukora inshuro 20 attempt 20. So ko nazo shatse nazihindo zikaba nkazigira burundu kugira umuntu ajya akora ugakora ukongera ugasubiramo. Passing, umuntu tuba passing turavuga ko yatsinze n'umuntu amanota 70. Iyi nkanda no kuri start ngo natangira nkore hano yawe uri guskyping ubona kwasimbuka utayikoze ko yagura indi somo rikurikiyeho. Reka ntangire no nkore murebe ukuntu biba bimeze. Rubara kanara kuri start quiz. Namro kana kuri start quiz ategereze ifunguke. Ubona ko quiz ni nako kumza gukora. Urabona hano dufite ikibazo cya mbere. Baraza genda hitamo choose the correct statement. Uri kugenda hitamo kandi nfye guhitamo hazari. Genda hitamo nanyuma kaza kubona amanota. Urabona ko kino gifite amanota 2 bakumbuye ngo select the best answer. Kurikiyeho iki ngiki nacyo akamfye guhitamo. Ngiki nacyo araza ahitemo. Ku kindi kibazo gikurikiyeho nacyo ahitemo akomeze. Hari ikindi kibazo cya 6 cy'igisome neza ahitemo. Noneho ikindi kibazo gikurikiyeho nacyo ahitemo. Gusa ibibazo byose ntago bari guhitamo biterwa n'ukuntu teacher yabisetinze. Gusa ibyinshi nyine bari guhitamo kuko niyo bita ndo itubona amanota. Neho hano ni ibibazo 11 turebe uko amanota umuntu ayabona. Rero ukanda hano yeno tujya submitting quiz. Submit quiz. Maze gusubmitinga urategereza. Tumaze gusubmitinga hano ubona ko ni itariki bazikoreyeho ibibazo 11 bifite amanota 22 nakoze 8 nishe 3. Eno bakomeza utambike gutya usange nagize amanota 16 kuri 22 angana 73. Hano na passings uwo passing yari kuri 70. Nino ndahita zana kuri details ngiye kureba uko nagiye nsubiza n'ibyo nagomba gushyiraho. Uva hano iki ni ikibazo iki ni igisubizo natanze nagomba gusubiza ikintu ubundi urabona ko nagikoze. Hano gikurikiyeho natanze iki nagomba gusubiza iki kishe. Ugakomeza ukareba hose ibyo wagombaga gusubiza. Ino warangiza uhita ukomeza irindi somo cyangwa se ugasubira inyuma bitewe n'amanota wagize. Ushobora gusanga wagize makeya ukongera ukarisubiramo ukaryiga neza kugira ngo uryumve. Warangiza n'ubundi ukongera ugasubira kugira gute gukora ya quiz yikosora. Ndakeka hano ushobora hemeza kugira ngo wemeze bigaragare ko urangije kuyiga.
yagize kugira ikibazo yanyandikira kuri WhatsApp akoresheje izi nomero ziri hano, cyangwa akanyandikira kuri iyi email iri hano, noneho tukaba twamufasha mu bundi buryo bwimbitse. Murakoze cyane, turi kumwe. Gusa iyo warafunguye hano ugakanda hano uhita ugera kuri nomero yanjye ya WhatsApp utiriwe unyura kure. Gusa hano ushobora no kongera ugasubira inyuma, tuvuge nimba wenda ari nk'umubyeyi ukaba ushaka perime provisoire utayifite, namwe twabatekerejeho. Ni ukuvuga ngo ushobora kwigiraho uri umubyeyi cyangwa se kwigiraho uri umwana. Amasomo yose twaba duteganya yose kuyashyiraho kugira ngo kwiga bibe ibintu byoroshye cyane. Ujye wiga wibereye mu rugo, ushobora no kwiga uryamye rwose, cyangwa se aho uri hose ushobora kwiga bigakunda cyane. Uruvuga ngo ushaka nk'amateka y'umuhanda nabwo waza ukinjiramo hano ugafunguka kuri Andoru ugasanga isomo ndetse n'ibibazo byikosora birimo. Ubona ko ari ibintu byiza cyane. Turi kumwe. Ciao ciao.